amfata mu mugongo ndamanuka mara nk'amasegonda nk'atatu numva ndimo ndavunika ahita yongera aranzamura mu kunzamura turebana mu maso ntago yari mukuru yari afite nk'imyaka nka 20 turebanye mu maso mbona nabidanje arambwiye ngo ushangure mwiza ngo noneho ukuntu uteye neza ndaseka nyine tu mwirika ko nabidanje nyine mukubita agashyitama ndigendera yicaye aramwitegereza undi bararebana mu maso nyine mbona ko bashaka kuvuga ariko babuze icyo bavuga Kate ahita haguruka ngo muberaho gahambirwa ngo nkabundi uranga kumpobera ngo urakomeza kundeba nk'igiti uwitwa ngo yatashye twatashye naragarutse nsanga arimo arasomana na Kate muri salo ho bicaye babanza kongorerana sinzi ibyo bongoreranye ndongera ndakoma mbwa Kate wafunguye urugina ruhunze nka gatatu Kate ararakara ahita afata Claude wanje amujyana mu cyumba arafunga aragaruka araza arafungura aya mahirwe ntabwo ahoraho ukwiye kuyafatirana nimba aya makuru akureba niba warangije kwiga kaminuza ukaba ushaka gukomeza masters degree ndetse n'abarangije masters bifuza gukomeza PhD ubu hari scholarship ziri full funded ndetse n'iziri partial funded muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aya makuru rero yabyaza umusaruro nimero zacu ni 0787408958 The Early Bird Catches Worm. Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Adoyi Empire. Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze hari haciyemo iminsi tutaganira tutabaha ibyo twabamenyereje ariko uyu munsi Imana yadushoboje umwanya wabonetse tugiye kongera tuganire tubatembereze mu gitabo cy'ubuzima nkuko mwagiye mubikunda muri benshi. Muri comment tugenda tubona yuko content tubagezaho yuko muyishimira. Reka rero ntangire mbasuhuza abakunzi ba Adoyi Empire ho muri hose hagiye hatandukanye ku isi abari ku mugabane w'Uburayi turabakunda cyane abari ku mugabane wa Amerika turabakunda cyane ndetse nabo tubana hano ku mugabane wa Afrika mwese muri abantu bacu turabakunda cyane nimba ari ubwa mbere rero kanda subscribe kugira ngo tujye tubana nawe ubarizwa mu muryango mugari wa Adoyi Empire buri kiganiro cyose tuzajya dukora kugira nawe kizajye kikugereraho ku gihe iyo munsi turi kumwe na Nadia nk'ibisanzwe Nadia tuguhaye ikaze murakoze cyane guys ngo umeze mute mumeze bon cyangwa nanywe amata so nari mbakumbuye cyane guys nari mbakumbuye tumeze igihe tutaganira maze nabona comment zanyu ariko mbere na mbere like bikenewe ni mubizi umuntu ufunguye akagombye kuzajya maka like na subscribe hafi aho ngaho kugira mukomeze kunsupportinga nkomeze gutera imbere sibyo se Mombaze ngo uyu munsi mbafitiye history ko mutambaza basore nabahaye promise imwe ko ngiye kuzajya mbashyira hanze mwese so kuva nafungura icana yanjye nayifunguye ari igitabo cy'ubuzima nifungura kugira ngo bamwe biyita ngo nabana beza bahemuka tubashyire hanze kugira ngo tubashe kuba twamakinga sure koko kabo bantu bakikubita agashyi byibura bakagabanya bakanareka kuzajya bagenda nyine bangiza isi bangiza abana b'abantu uyu munsi tugiye kuganira kuri story y'ubuzima bwanjye ku myaka 17 kuri story nyine iteye ukuntu navuga ko ibabaje ana story navuga ko nyine ijya rimwe na rimwe ingora nyine kugira gusa nkaho subiza ibihe inyuma kugira ngo nyibatere kuko naranze kuyivuga ariko ngiye kwivuga ko maze kubona ko muri iyi minsi basore mwigize nabi cyane cyane ndakoresha izina ry'abasore kubera ko abasore cyangwa nkoresha ingimbi nduzikari ingimbi zigize nabi muri iki gihe na mwana w'imyaka 5 aba ari umugabo ntago akiri umwana uri kwibera iyo ubona umusore w'imyaka 18 19 yigize umugabo ku ngufu
arya ngo mwatoyeye ngo twese ngo ni uburinganire, ubu nta buringanire buhari ku bagabo, kubera ko ibintu mudukorera ntago bibaho pe. Ahubwo ikintu tugiye kuzakora, arya ninde muntu wigeze kubyandikara, yaranditse aravuga ngo bazadushakire ngo urukiko ngo ruzajye ruca imanza z'inkundo. Inkundo z'iyi minsi nge marambibabwira zabaye business, ntago bikiri urukundo rwa nyarwo, business. Kubera ko impamvu ari business, usigaye ukundana n'umuntu akakubonamo imari, iyo atagucuruje ngakugurisha wowe uramugurisha akagushorera. Ibyo bintu ndakekamo bizi guys, ariko muri iki gihe turimo bibaye byiza mwajya mugerageza byibura mukihana byibura nka 90% basi 10 risigaye mukarikoresha ibyo ngibyo. Ako se guys ngiye kubabaza cyane cyane, ndabaza abatipe, iyo muhemutse bibamaririye. Ngiye igihe mwahereye mumemukira, ngiye nafashe umwanzuro ko ngiye guhera kuva ku myaka yanjye nzi, natangiriye guhemukirwa n'igitsina gabo nari mfite kugeza kuyongeza ubu ngubu. Mwese mbashyira hanze mbaseke, ababasika babaseke, kandi ndabizi neza ko aho muri mwamwiyumva. Nkanjye Nadia ndabizi neza yuko muhari. Ari namwe kenshi nkunda kubona mutera comment za hato na hato abavuga nabi noneho zidafite n'umumaro, zidafite naho zishingiye. Ese mu Rwanda ni iki mwagiye mwemera ukuri kwayo? Ubu neje bundi ukamufata ukamushyira mu rugo ukamubwira ngo ngo sheri ngo ngiye kugutunga, yahamara iminsi birukirukana ingegera. Ariko sha kambabwire guys, ibi bintu ntago bizashoboka kabisa, ntago bino bintu bizashoboka, never. Ahubwo ikintu tugiye kubakorera ni iki? Bakobwa mwicare tujye inama, turebe uburyo aba bahungu tugiye kujya tubashyira hanze, kuko ibi ntago byavamo. Ntago uzafata umwana w'umuhungu w'imyaka 18 wiyemeza kuba yagutunga, uri umukobwa w'imyaka 20 ngo mwakire. Ni bya biri nsigaye numva bazanye ngo nindongora nitunga, gusa nkungu mu majiri cyo gasanga afite imyaka 35 nta kazi, kwigurira imwenda ni ikibazo, aracyabi wabo ugashega ngo uramukunda, mwakunda n'icyumweru kimwe agatangira kukubwira ati sheri supporting nabuze 5 nabuze 10, kandi wowe ahantu urimo uravunika, urimo urabira icyunzwe, warangiza ukajya guhangana no gushaka amafaranga, ugahangana no kurwana n'umutima ngo urakunda. Abundi guys mwabiretse, ako burya ngo utaranirwa garamye ntamenye ko ijuru riri kure dangagira ngo rere hafi, kanye mbihorera. So reka ibyo tubyihorere, katwinjire muri gitabo cy'ubuzima bisanzwe. Azi iminsi mbajyana muzakure, muza 30 muza 40 muza 50, ariko uyu munsi tugiye gusubira inyuma ho gatoya kuri van. So ndashaka kubatera story gitabo cyanjye cy'ubuzima. Nakundanye n'umutipe, ampana bimwe byanyu muvuga ngo murakundana. Nakundanye n'umutipe, ariko ibintu yankoreye ntago bibaho mu buzima, ntago bibaho. Cyo gihe nafite nk'imyaka nka 17-18, byana nafite 17 n'igice gutyo, ndi hafi kuza 18. Nza kugera gutya, arukuru imbere twajyaga twiyongoza nk'abana, tukajya nko gukina tukagira gute, ariko icyo gihe ntago nari nagiye gukina, nari nagiye muri siporo bisanzwe. Ni kwa kundi umuntu abyuka kwa gatandatu kajya muri siporo. Icyo gihe man nari meze neza, numvaga nyine nta stress, ari ukubyuka umuntu akijya mu gasiporo. Amafaranga 500 ntabwo yari amafaranga menshi kuba wakishyura ukajya muri gym ukananura umubiri, kandi nayikoraga rimwe na rimwe, nka 2 mu kwezi cyangwa 3 mu kwezi, bitewe nyine n'uburyo uwo munsi naramutse. Kubera yuko muri icyo gihe muri iyo myaka nubwo ubushobozi bwabaga ari bukeya, ari ukuntu nyine umubyeyi yagutumaga ukamugavura, none ugasevinga kugira ngo uzagere ku cyo ushaka. Ariko amafaranga nagavuraga kenshi nakundaga kuyajyana muri siporo, kubera ko ku bantu banzi bo barabizi ikibazo cyanjye mfite, ariko ku bantu batanzi nge ngira ikibazo cy'ivi. Rero hari ukuntu njya nkunda kwijya mu gasiporo gake kugira ngo ndebe yuko nyine narikoresha nyine nirikomeze kumbabaza. Agiye muri siporo njyana mu gym nakundaga kujya, ariko umuntu nahasanze se wari usanzwe n'undi unkoresha agasiporo nyine. Mageze umujama bamwita Claude,
ntabwo nzamwibagirwa, niwe muntu wanyishe mu mutwe. Mageze nyine tugenda nkora agasiporo bisanzwe, nanura amaguru, nkora utuntu twa hato na hato nyine tumfasha nyine kugira numve meze neza. Claude araza nyine hari kwa kundi kera turi abana turi nko ku ishuri mwajyaga mujya mu masiporo mukavuga mugiye kurushanwa. None ngiye kubera ko nabishoboraga, iyo nashakaga gukora bya bisiporo arya ngo nukumanuka ujyanye amaboko gutyo, sinjya nkunda kwibuka no kuntu babyita. Iyo namanukaga nabishoboraga, nagenderaga ku gikuta manuka cyo umuntu akamfasha nkamanuka. Icyo gihe Claude niwe wamfashije, amfata mu mugongo ndamanuka, mara nk'amasegonda nka 3 numva ndimo ndavunika, ahita yongera aranzamura. Mukunzamura turebana mu maso, ntabwo yari mukuru, yari afite nk'imyaka nka 20. Turebanye mu maso mbona nabidanje, arambwiye ngo ushangura mwiza, ngo noneho ukuntu uteye neza. Ndaseka nyine tu mwirika ko nabidanje, nyine mukubita agashyitama ndigendera. Cyane ndakomeza nikora ubusiporo bwanje, ariko kubera ko nyine ariyo wari ushinzwe ibyo ngibyo bya siporo wakoreshagaho, aranyegera arambwira ati nari bindakomeza ngufasha, akomeza aramfasha. Sinzi ukuntu nahise nsa nkaho nsikiye, aramfata ahita mbazubaye, namwira ni ivi hari handiye. N'umutima mwiza nari nambaye agakora, arangije arambura ukuguru kwanja kujya gukiniraho, nduzika ari ugukiniraho nyine asa nko gukanda mbwira pole ahuhaho. Ndambwira yana kibazo ndabimenyereye, ahubwo nuko nari nkandagiye nabi. Ngiye gutaha ahita ambwira ati se wamaye akanamba kawe. Ndambwira ninjye nta phone mfite, ariko iyo nkoresha kenshi ni ya mama. Toke tinari bine wayima nkajya mpamagara, cyangwa nawe ukazajya umumagara. Ndambwira nta kibazo muhiye mama, kuko akenshi nakundaga gukoresha nimero ya mama, kuko nje nyine mama ntabwo yanyemeraga ko nonga telefone yanjye, aravugaga ngo ya nuyitunga uzajya ukora amahana atabaho. Ndambwira mama nta kibazo. Bagira umuntu mpamagara nshaka yakumva ari umuhungu akamaze urinde witwa nde, no jama we yahise yitanguranwa, arambwira ati nzajya muhamagara mubwira yuko twigana. Ndambwira nta kibazo. Ndatangeze mu rugo teze nimugoroba, mbona fone amamera sorinye mu maraza ati Claude aragushaka. Claude ngo yambwiye ngo murigana aragushaka. Ndambwira okay namumenye, arayima ditaba nje ku ruhande turaganira, arambwira ati Nadia uteye neza nagukunze mani, mutamba na gutya nari mwiza nari neza. Kuba narabaye gutya no kubera ubugome bwanyu, ariko nzabibabwira neza umunsi nzanafasha umwanzuro kubakubita. Byibura uwo nzakubita nk'inshi nk'ebyiri azigisha bagenzi be, tubyirengagiza reka ko kari agaciye. Murumva mjama nyine tukajya tuvugana, tukaganira by phone, tukaganira neza, numva nta kibazo nyine. Mani Claude nyine ari umujama, numva yuko nyine ntari biryiwe kuri telefone. Tukajya duhura kenshi nyine, arambwira ati noneho ntabwo uzongera kuza muri gym ngo wishyure, ntari ibintu uzajya ubona umwanya uzajya uza ukore siporo witare, ntabwo nzongera kukwishyuza. Saho yarankuye amafaranga ya meri nagavuraga, none natangiye kujya nyabika nta kintu kinyakoresha. Ndagenda tugakora siporo nkataha, ariko mu gutaha nawe nshaka kujya kenshi, ngakunda kujya nimugoroba nko mu masaa 9 saa 10 gutyo nyine, vuga reka naye naniwe mite nkaraba mite nijya ndyame. Najya gutaha nyine yagafunga kamerekeza, tukagenda tuganira nta kibazo, kabona ko nyine turishimye ntarebe. Ariko nkaba nari mfite agakobwa k'agashuti kanje, bana yanjye Keti, ahantu uri mbanje kugusuza, nubwo nawe mbona byagucanze, ariko nyine wari inshuti yanjye mbere nyine utarasaza nkuko nashaje, nubizi se. Keti yari agashuti kanjye, navuga ko twiganaga, twaranicaranaga nyine, ariko yari wa muntu mu buzima inshuti wari slay, navuga ko ari agaslay gato. Ariko impamvu yari slay, iwabo bari bafite ibiceri bihagije, so nta kintu yaburaga, nyine yitabwagaho nyine nk'umwana mu rugo. Aho twe twisigaga gikotori y'igihumbi, yisigaga amavuta atari munsi ya 15. Nyine urumva ko yarankubye kuri nanone twari guhurira.
twari agashuti Kate nyine nawe tukajya dusangira ariko akaba ari agasireyi buri munsi noneho iwabo bamwemeraga gutunga telefone baranayimugoreye sha Android mukobwa akajya postinga buri munsi ese wa mukobwa kankubaza abantu bose postinga murateretana tumva ati bose ati jewe nabyo guteretana ati nyine nabo kuza nkirira bakigendera none yavuga kurya nje nkumva nago mbizi nkumva ni ibintu bya danje ahubwo kurya se gute cyatazanye ibiceri ndamutereta nkamuha bundi akagena nkameze umuhiye ati byo mfite nyine nkumva ni ibintu nyine nkumva n'ubusazi nyine tu ahubwo nyire nkabyirengagiza avuga tapo Kate niko yabaye Kate twabaye inshuti tukiga primaire tukiri bato cyane urumva nyine n'umwana dusa nkaho dusanga twakuranye nyine tugerana kure tukomeza kwigana dukomeza kuba inshuti mu rugo bari bamuzi wabo banzi nakumva nashaka kurara mu rugo nkajya wabo nkararayo yakumva adashaka kurara wakaza mu gakararo Chine aba yabonye ibiceri wabo bamumeneyemo akambwira tapo twigiye muri kantine tujye kwinera amata ambwanire reka nago njya kunywa amata ndashaka fanta akambwira urashaka fanta bambwira nene wa mwana umenyereye gusohokana n'ababyeyi be bajyana basohokana akabacika akigendera yagenda bamuhiga bamubura bakamuhamagara akababwira ati papa hari umushyi wanjye nagiye kureba twigana ndaje mu kanya toke nyine niwe wari umwana ubundi navuga iwabo wenyine abandi bose bari baragiye nyine kwiga hanze niwe wari usigaye mu rugo urumva yagombaga guteta nk'ibisanzwe kari agakobwa keza pe kanateye neza sinzakibagirwa Kate mibiri yombi umwana mwiza byatari ubwo Claude wanjye si yarazi inshuti zanjye ntiyarazi mu rugo sibye kuva tuvugana kuri phone nge nayo twaba turi kumwe atazi mama wanjye ariko nyine bavugana by phone akambwira ati ndashaka Nadia rimwe nza kubwira Kate namwe ariko Kate siko nanjye nsigaye nzi guteretana tusigaye uzi guteretana gute namwana inyamara ngiye kuzashaka sheri ajyane brag ko Claude muri iyo minsi nyine nari nangiye kugenda nyine ukuntu agenda nyireka nari nangiye kumva nangiye kujya mu rukundo mukuntu nyine mu gake ariko Kate arambwira ati mvure nkubwire sheri wanjye nimba ushaka kujya mu rukundo ko haje ese ko icuma yuko haje kujye nta rukundo ngira pe ati kubera ko urukundo ngira nurwako kanyuze dukora ibyo dukora ari mbere amafaranga umuyame n'imbarayo nk'uwanyagwe n'imbarayo unjya nyine nuko nta kindi ndamwanishangiye muri iyi minsi happy suko bimeze rero nge hari umuntu ndi gukunda muri iyi minsi ko ntago ndabimubwira Kate yaricaye araturika arase yamaze iminota nk'icumi ari kunseka yumiwe nyine yumva bidashoboka ari kumbaze ngibaza ariko ngo Nadia ngo wagize gute mwana nakoze ngo shango wowe wayobye kabisa ako mu byukuri Kate ibintu rero wambwiye byari byo nari nayobye Kate arambwira tumva ati reka nago bishoboka ati we nuza n'ibintu by'inkundo mu mujyi wa Kigali turahiye ahubwo karabaye ati ahubwo shaka kuguha amafaranga utangira utunga amafaranga ureke kuvuga ngo ibyo by'inkundo tamwanya ese Kate wabaye uti sinimba utagira urukundo nanjye sindugire ngo hoya ngo sibyo nshatse kuvuga ngo mani wowe ngo uracyari mu rukundo uracyari muri relationship y'ubugoryi ngo twebwe urukundo twaruvuyemo byaranye bisikagwaze turabana y'imyaka 17 gutumbwana rukundo ugira kandi mbona buri munsi posting abajaba batandukanye buri munsi kiyo turi kumwe mbona uvugana n'abajama nkabarenga batanu ku munsi bite ambwa ati ku myaka mfite ubwenge mfite ntabwo bibenyemerera ati si urebye neza ubona nge nawe tumeze kimwe ndamwe oya ntabwo tumeze kimwe kuko nta bushobozi bungana n'ubwawe mfite ngo yango nago ndi kuvuga iby'ubushobozi ngo kuko ubushobozi ngo burashira gako se ngo ubona ububandi mfite mu mutwe wo bufite ndamwanisha cyazanga waransinze ntawo bandi nk'ubwawe ngira kuko uzatinya umwana wacungaga baba baryamye nijoro akabyuka akambara neza bundi imyenda ye yari amamini gusa no kwishuri twiga barabimukubitiraga buri munsi ko yarakoze yambaye mini cyangwa bamuyije ipo ndende akajya kwicisha cyangwa akazayiza amuyegejeje hejuru y'amavi kwishuri bakamwirukana ajya kuzana umubyeyi bakamuhereza indende naye akagenda akayicisha ana yari umwana abyukaga nijoro agafungura bucece icyumba cye ko ku muryango w'imbere munini habaga hari umuzamu Ano muryango w'inyuma mutoya nta muzamu habaga hafunze. Nawe yaradukoreraga gashya. Agaca ku muryango w'inyuma agasota igipangu ingweta akazita inyuma n'agashakoshi karimo imyenda ari bwambara atashye mu gitondo kugira ngo wabo batamenya ko yaraye hanze. Kugira nyine ababwire ngo yaraye mu rugo. Undi akagenda akajya gusinda yamara gusinda agahamagara mama mu gitondo nko mu masaa 12. Ati mbwirira Nadia abyuke nkabyuka.
akambwira ati mu rugo baranyica, ati merekeza, akambara ubwo ijisho ryahiye nyine uri kubibona yuko nyine yasinze, ati merekeza ubwire mu rugo ko twari kumwe aribwo nyitaha. Tukagenda tugaca kuri gate y'imbere tugasona, umuzamu agafungura akamubaza ke tuvuye, akambwira ati oya na hantu mvene ndi kwa Nadia, toke ati njira ujye kuryama. Nyine ubwo urumva nabaga murokoye ubundi iyo yari defoye. Claude nyine gutyo mu kumukunda nawe nyine bitangira kuza mu gake gake yamukona, ariko nyine nkumva simbishaka, nkavuga mana yanjye bazambabaza ibintu mbona Kate yirirwa akora nanjye nibyo none ngiye kujyamo. Ariko mu kubivuga gutyo ntabwo byigeze binshi intege byo gukomeza gukunda Claude twarakundanye igihe kigera mu mezi 4 tubayeho neza, twishimanye, dutemberana. Nyine navuga ngo Kate yaramaze kuba nawe inshuti yanjye ya hafi kuryo navugaga ati nzamwereka Claude byange bikunde. Kurumva umuntu mwakoranye nubwo aba ari akabanda ari by'umuhisha, ariko naravuga nti Kate nzamwereka Claude amurebe kabisa, kuko umuntu dutangiye gukundana gutya ntago byavamo namumweretse mbere ko mwereka mama. Claude turikundaniye, amezi anashize mamagara Kate, namwe Kate umunsi ngufitiye surprise. Tese none ufitiye surprise mukobwa wanjye, ndamubwira naha umunsi ko ngufitiye surprise ariko watuje turi hehe, ndamubwira ndi he, wowe mbwira ahubwo uraboneka. Arambwira ati ndaboneka. Ndamubwira okay duhurire Kanombe. Duhurire Kanombe agana hehe, ndahamubwira nyine ntabwo ndi buhavuga izina, ari Kanombe hano nzi neza Kate yajyaga akunda kujya gusanyukira nyine tu. None ese mubwira duhurira ngo aha ngo bugiye kuntamo, ndamwe nabicera mfite mana ahubwo ubyitwaje ngo narebe ndagutamo kamwe ngo nanjye nitema kandi ngo ubundi dutaye. Ndambwira okay nta kibazo, ariko akaba atezi surprise mufitiye yariyo. Nabwiye Claude namubwira ni tegure tujyane nje kukereka agashiti kanjye nyine turi mu rugero rimwe nyine, ariko nyine kagasire nyine nari ukabona ko ntariwe. Turagenda tujya Kanombe turicara noneho Claude yari umuntu ufunze umutwe ari kunywa inzoga. Yanywaga inzoga nkavuga nishacyaze bro uzanapfa, ako bitavuze ko nanjye nasomagaho, gusa njye nanywaga gakeya kubera ko nahitaga nsinda nkaryama. Ubwo nimba banzaniye Primus, ubwo nayiheragaho kugeza abandi banyweye inzoga zirenga 5 njye nkiri kuri imwe, kugira naza gusinda bakanyura narangiye mu rugo bakankubita. Muri iyo minsi urumva ko nyine nari imeze neza, mvuga na pumba ndi kumwe na Sheri nta kibazo. Araza Kate ageze ati ngaho ati yo wicaye hano none uwahehe, ni umuseriveri nyine. Kate kuntu yarati bundi yakundaga gusuzugura cyane. Ndambwira yanaga ari umuseriveri ngo niki, ndambwira ni Sheri wanje. Nguvuze ngo iki, ngo ni Sheri. Kate yaraba ntabwo yahise amusuhuza, yahise akurura agatebe neza aramwegera pe, yari umusore mwiza sinabeshye ko nkunda abatipe b'imibiri yombi, ntago nkunda abatipe b'inzobe, ntago sinzi impamvu. Ubu imibiri yombi cyangwa ubigikara biba ari bon, iwe yari imibiri yombi. Yaricaye aramwitegereza undi nawe bararebana mu maso, nyine mbona ko bashaka kuvuga ariko babuze icyo bavuga. Kate ahita ahaguruka ngo muberaho gahambirwa, ngo nkabundi uranga kumuhobera ngo urakomeza kundeba nk'igiti. Claude arahaguruka aramuhobera, barasuzanya baraseka barishima, nyine ubona ko nta kibazo. None Kate ahita amubaza ngo se witwa ngo nitwa Claude, ngo okay ngo nanjye nitwa Kate, ngo nice to meet you too. Ngo okay ngo ngani muhamagare barumana abahereza ikintu man. Ndababwiye Kate yari afite amafaranga, ni umwana ubundi wangaga ishuri. Twajyaga ku ishuri agasota agacunga abandi bagiye mu ishuri, wagasota akiruka akajya mu kabari agacunga amasaha yo gutaha, ageze agakubita miniform akajya mu rugo. Niko yari ateye. Kate batuzanira icyo kunywa, uwo muri sinago nigeze nishisha ngo nago ndi bumwe pe, naranyweye. Turanywa birarangira numva tumeze neza kubera na bya byishimo twari dufite. Kate ati reka ati nago twaguma, ndetse turashaka kutujyana. Ubwo se murumva mwaguma twigire muri boîte. Dariwe nko mu masaha moya n'igice z'umugoroba, ndabaza tujye hembwo muri boîte. Ndamugane urabizi neza ko ngiye mu rugo banyica ngenda atashye, ahubwo we na Claude ni mujyane nje ntago najyana namwe. Arambwira ati Claude ndaba mujyana he kwanzanye ari we ko surprise warushije kwinyereka, ubwo nyine ndayishimiye niyo mpamvu ushaka kujya kugurira. Yambwani Kate wambabariye koko, wambabariye mu rugo batanyica. Atabwo reka duhamagare mama mubwire ko ugiye kurara iwacu. Ndamubwira okay ntari ahamagara mama wanje
arambwira ati uyu munsi ntabwo Nadia ari butahe ararara mu rugo. Mama nta kindi kintu yakoze yese amubwira ngo ke ngo ntaribi ngo nimba ari burari wanyu ngo gusa ngo ntuze kumuha inzoga atahe kare. Ndamubwira ni nta kibazo. Sorry. Ndamubwira ni nta kibazo turagenda. Shumi twangoye amayoga kugera ku rwego ngewe ubwanjye isoni zanyishe kubera no gusinda kwihangana birananira. Mubera nyine Claude wanje numva ndishimye ndamusomagura ngira gute ndamubwira sheri ndagukunda. Nubwa mbere yari yumvishe mubwira ndagukunda. Ubundi narabihishaga nkavuga nimbimubwira aranserereza atangira ambwire nabi. Nyine nicyo kintu ubundi natinyaga. Arambwira ngo je ngo nanje nukwinda gukunda Claude niwe muntu twakundanye ariko arananamemukira. Ati shara ati naje nukurinda gukunda ati nta kibazo gutya na gutya. Ndamubwira hani merci beaucoup nimba unkunda Imana ishimwe unkundira ukuri. Nyine urumva yuko nyine nari maze nanje kujya muri mode y'urukundo. Jama nibirangiye turatashye njya kwa Kate ndaryama. Claude nawe arataha ajya mu rugo nyine birarangira. Nganira na Kate mu gitondo tubyutse arambwira ati ariko se Nadia pe uriyemeje tu ugiye kujya mu rukundo n'umuntu mubanya amezane tibyiburi yo mu mwaka nari kubyumva amezane rango ese Kate kankubaza igihe twabaniye wowe abahungu bose ko mbona bose bakatira buri munsi undi nkaho ugira urukundo. Ambwa ngo nge nangegera nimwe nagira nkunda ngo reka ngo so mwanya nawe ubona ngumva ngo nimba ari urukundo mama rankunda data rankunda bisaza byanjye birankunda kuko nyine nubwo bari baragiye kwiganze nta wundi mukobwa ari muri wenyine urumva nyine niyo mpamvu nawe yari yaratese ko nimba bari bafite ibiceri umwana utuye mu gipangu kiza wishoboye nta kintu ari kuzumubazi wawe nibakodesha nkuko twe twakodeshaga. Umwana w'umukobwa cyo birarangira bukeye bwaho ndataha. Ese mu rugo mama nyitegereje mu maso arambwira ati Kate yaraguhaye inzoga. Ndamugama byo nyine reka nkubwize ukuri ni primus imwe yonyine nanyweye ko mama naganywe inzoga kugeza na n'ubu kandi mama naganywe inzoga. Arambwira ati teka narakubujije mwana wanje ibintu by'amayoga wamba bari ukabivamo ukajya gusenga ugasura mu rusengero byo ni ibiki by'amayoga uba wazanye. Ndambwira mama oya nta nzoga nanyweye nyine ndamuharira ndamuhakanya. Ambwira ngo kengo nta kibazo wagiye dushe ndambwira na vedushe wariye se basi ndambwira ni nari ngo igikurikiye n'ikintu kuryama ndagenda ndaryama. Bigeze mu masaa 8 Kate aza mu rugo aza kundeba ambwira ati ko sheri ngino nkubwire ndagenda ati wahamagaye wa boyfriend wawe tukamubwira ahantu duhurira tugasangira ibya nimugoroba nyine tugasangira dinner. Ndambwira okay nta kibazo nakamama telefone ndamamagana namwana sheri uri arambwira ati ndi ku kazi. Ndambwira okay sawa reka nzi ngira Kate ati tugende aho akorera tisa akorera biradusaba iki moto imodoka cyangwa biradusaba n'amaguru. Ndambwira n'amaguru ntago ari kure naha ariko nyine urumva ko atari kure. Arambwira ati okay ndumva atari kure tugende. Turagenda tuhageze dusanga afitemo n'abakiriya benshi ariko nyine ntiyabyitaho iby'abakiriya. N'umukobwa yari ari gufasha ahita mureka aramubwira ati sigara ukora ndaje. Araza turabonana ndambwira ni Kate yagushakaga. Kate turanshakira iki ati umunsi ndashaka ko dusangira dinner ati yego ati nta kibazo ngo nivuga dinner mu biryo bya nimugoroba mwumve dinner usanzwe nimba ariko bajya numva abisilamu bayita ngo ni dinner. Ibyo birarangira tipe bigeze nimugoroba nko masaa 12 abakiriya nyine urumva benshi hari igihe baba bari kuza ayo masaha abashikeneye kujya nyine kuruhuka neza bakaza gukora sport kujya bajye koga. Ahita amagara mugenzi we agwende bumuvuga izina mbabarire kuko mubambabarije nawe ntarimo. Aramubwira ati ngwino nsigarireho haranije na sheri tujyanye turaza kugaruka ati sawa. Tipe araza amusigariraho twe turagenda tujya kurya. Sinzi ko nabivuga Kate yari agasazi mu buzima. Nubwa mbere nari nyweri ya nzoga bita ngo ni tekira naba
twarahageze turicara nyine bisanzwe nanu heza hari akaresitora keza harimo n'icyo kimwe nyine icyo gihe twishyuye fagitire itari munsi ya 70 nimba mbyibuka kasi nanjye wayishyuye ni Kate wayishyuye ko yahamagaye papa we aramubwira ati papa nasohokanye na Nadia n'undi mushiki wacu kandi nta mafaranga mfite kandi bari kudujajinga fagitire waduhaye amafaranga tukishyura papa we sinzi amafaranga amwohereje kuri nuza kuri telefone ye kugira ngo yishyure ariko ndumva twarakoresha amafaranga menshi ko twakoresheje kuko mu buzima busanzwe nago ngo ndi nkoko nyine ngiye yankoresheje ifi bo barya inkoko arangije azana tekera abwira Claude wanjye ati twitemo ati jure kana n'iri dage ryayo ngo risheri wawe ati iki ngiki se kini kibinywa ati twe twinywere baranywa nanjye ndanywa numva nta kibazo numva sindi gusinda ndavuga na po aka kararyoshye ati ahubwo dukomeze bazani ya mbere bazani ya kabiri mba nangiye gusinda mba ndayagaye mu kuyagara nyagara nshaka gutaha tambwira Claude namwe dutaye Claude ati ntari bidutaye Kate ati ntago mutaha ati mpamvu mutari butaye ni nimwe ati nimba Nadia yasinze turamufatira taxi voiture mugeze mu rugo we dusigare tujoininga nyine twinywera na kibazo amafaranga papa yayampaye ndavuga Kate ko muzi ni mumusigira nta kindi kintu kiri bube ni mva ni vuba vuba nubwo itajya gushaka icyumba nta kindi kintu ari bitajya gushaka namugane nago ndi butaye nari bitugumane nicara aho ngaho banywa ndeba ndananga kongera kunywa navuga n'inywa ndahita nsinzirira kuri aya meza ndiho birarangira ubwo ngubwo urumva ko nyine byari bimaze nyine kwira mu kuntu sheri wanje arambwira ati no dutahe nge ndumva naniwe kandi je mfite akazi urabona ko n'umuntu nasizeho namwizeye neza ko yakoze Kate ati no nari bitwataha dufata taxi voiture sheri wanje yemera kuyishyura arayishyura nyine iratujyana imusigiwe natwe igenda nyine dusiga mu rugo ndamanuka njya mu rugo mama arebye ukuntu meze arakingura ariko ntiyamvugisha arandika ndaryama nyine arambwira ati yebwa warize nyine hari ukuntu iyo narize amaso aratukura akabyimba iyo nababaye cyane noneho naje nasinze mera abonye ukuntu amaso ameze agira ngo ni ukubabara arambwira ati mbabarira basi ryama nyine ndaryama bukeye bwaho mama arampamagara ati mukobwa wanjye wabaye icyo waje wababaye byagenze gute ndamugana Imana nta kibazo nagize nyine ni ibyanjye na Kate tuba twashwaniye ngo wahanga ibyo na Kate se ko nabyivangamo ngo muri urubyiruko mu rungano ntarebe muri iyo minsi urumva ko nge ndi mu rukundo ariko hagati aho ibya Kate ntago Kate nta rukundo yajyaga na n'urukundo yararemo we nyine relationship yiwe yari navuga ngo yari sexy gusa n'amafaranga nyine mu gihe abona yuko yafite nyine nta kindi kintu yarebaga ku ishuri kwiga mu gihembwe ashobora kuba yarigagamo icyumweru kimwe cyonyine ubundi akajya mu rugo akakwamira akakurusha ku ishuri akababwira yuko arwaye akagenda akaryama aryame se ngasinzira amayoga akanywa nde nibibazo tubyirengagize ibyo Kate icyo gihe sinzabyibagirwa yari afite birthday ntago ndibabwira amatariki ndetse n'umunsi aramamagara arambwira ati Nadia zana na sheri wawe wenda nawe azare n'izindi nshuti ze wenda nk'eshatu muze nyine dutwike nyine twimerere neza nta kibazo nta bidanje uyu munsi urabizi ko ari birthday yanjye ndamubwira nari bindamubwira magarisha ndamubwira ni sheri tujye muri birthday nyine ya Kate ati okay nari biturajyayo twagiyeyo ari ni mugoroba sinzabyibagirwa ariko mu kujyayo twagiyeyo Kate ahantu yari yakodesheje kubera birthday yiwe yari inzu urabona zino nzu usangamo ibikoresho byose ukodesha ku kwezi we yari yakodesheje iminsi nk'icyumweru nyine cyo gusereburiramo gusa niko yari yayishyuriye ampano kwezi icyo gihe turagenda turaserebura tuhasanga inshuti ze turanywa turarya urabizi ibyo byose birangiye muri guserebura hakurikiraho photoshoot noneho tujya mu kwifotoza cameraman we yari ahari ni nawe wakameye ibyo byose n'amafoto ye one day nzayabereka ya Kate ariko akase ni nyabereka kazanyicara oya nayo nzabereka nzayabema Kate turagenda turifotoza urumva bya keke byari byarangiye none asigaje kwifotoza gusa nta kindi kintu kirimo
Keti turifotoza twese buri umwe akagenda bakifotoza, hageraho Claude wanjye rero ngo dukundana nyakwicwa n'uburaya guhambira keretse ngufasha nta kuvuna amaguru. Nje nkihorera Claude aragenda nyine barifotoza, ariko ukurikije neza ubaye uri mukuru akana ko mu jisho ntabwo kari kubura. Birarangira turasoza nyine turavuga tokereka dutahe. Dufashe umwanzuro wo gutaha, bebe wanjye afata moto nanjye mfata moto, amagara menda mwana ngewe ndatashye. Ariko mu gutaha umupira nanagiye nambaye wa jumper nawutayeyo, kandi mu myenda nari mfite niwo mupira nagiraga nakundaga cyane cyane no kuba nkwambaye, nicyo cyo nakundaga. Ntaha nkwibagiwe ngeze mu rugo nibuka ko musize mbwira menda mwana Mary usko umupira wanjye ngutaye hano Ketari, ati none ko uteurejya ngufasha iki namwana imbabarira ndaje ngiye kuwuzana. Ndagenda njya kuwuzana, mageze urabona kuno ibirahure bya fime bimera, urabizi ko ari nijoro, wowe uri inyuma ntago umuntu w'imbere abakubona, ariko wowe iyo uri inyuma ureba b'imbere. Narahageze nkigera mu muryango, nimbivuga mwumve karukure, naratunguwe nakubiswe n'inkuba mu buzima. Nabaho ku muntu imvura ntiri kugwa, sininyariye, yewe nta n'ikintu nikoreyeho kibi, nakubiswe n'inkuba mpagaze. Ariko mu gukubitwa n'inkuba nahise nsa nkaho ncitse intege, amarira azenga mu maso, mbura ikintu nkora, kiniga kiranyica, mbura ikintu na kimwe mvuga, no gukomanga bibanza kunanira gukomanga. Uwitwa ngo yatashye twatashye, naragarutse nsanga arimo arasomana na Keti muri saro aho bicaye, uwa babiri, nta wundi muntu uhari. Ndavuga ni kama mbaya noneho ndapfuye, ibyo ndabyita iki? Ariko mu gutekereza ngo ndabyita iki, ntago nge nahise mpubuka niruka, narakomanze. Mu gukomanga ko nge namurebaga, nabanje gukomanga gake yangira ngo arahita afungura, yanga gufungura, yanga guhaguruka ngaza mfungura, ahubwo bikomereza ibyo barimo. Ndakomanga ndamwana Keti wakinguye, mukumva ijwi ryanjye na kindi kintu yahise akora. Bo bahise barebana bahita basa nk'abicara neza babitekerezaho, babanza kongorerana, sinzi ibyo bongoreranye. Ndongera ndakomanga mbwira Keti wafunguye, urugi naruhunze nka gatatu. Keti ararakara ahita afata Claude wanjye amujyana mu cyumba, arafunga, aragaruka araza arafungura. Mu kuza gufungura sinzabyibagirwa, yaje yarakaye. Keti ahita ambwira ngo ngumva ngo nugakomanga urugi rwanjye ngo nkaho hano ari iwawe cyangwa ari iwanyu, ngo nta soni, ngo urabona igihe wakomangiye waruhondaguriye ngo ugarutse gukora iki? Ndamwana gukoma bujamba barira, ntago nabishakaga pe, numva gutari kunyumva. Nahise ko aryamye ngundi se ngo nakumvaga, ngo urashaka icyo? Namwana se wamaye ya jumper yanjye ko nahitaye hari mu cyumba wawe. Oya ninjiye nshaka guhita nihutira mu cyumba ko aho Claude yarari nari masikani naho jumper yanjye yari. Rambaze ngo urimo uragenda namwangiye gutora jumper yanjye, we ngumva ngo garukira ngo winjira mu cyumba, ureka nze nyikuzanire. Arinjira amaze nk'iminota nk'ibiri ataragaruka, nyine sinzi shushu yabo bari barimo. Arangije azawuzanya mbwira nabi byahatara bahunjugunye mu maso ngo gansohokera aha ngaho ugende. N'umutima mwiza nk'umwana ntago nari nyishoboye nyine kwihangana birenze, ariko umunsi no munsi nagize umutima ukomeye ndasohoka. Hanze y'icyo gipangu yari yakodesheje hari akantu gahari kakabaraza, niko nahise nifubika ndagenda nicaraho. Ndicara agahinda karanyica ndarira birarangira, ndavuga ariko ndashaka kumenya ikintu Claude ari gukora muri iriya nzu. Bimwe Keti yambwiye ngo ni manguhe, nibyo byose binza mu mutwe. Haciyemo nk'amasaha 2 mbona barasohotse. Mu gusohoka habanje umutipe umukobwa asohoka nyuma ko we yese yegikaho gate. Bandamamagaye ni hani biti, arahindukira. Mu guhindukira w'ikintu yakoze niki? Ntabwo yahindukiye amvugisha, yahindukiye yifata mu maso. Tambwira ni humura rega nta kintu ndi bugutware none naye mbizi kuri hano. Ndahise Keti nawe mutipe yaratwitegereje buri kintu akora, arambwira mananjye Nadia mbabarira ndagusobanurira uko byagenze kugira ngo nisange muri situation ibiki. Ndambwira ibyo ntago ari byo nshaka kumva, ariko se Keti nawe
twiganye unzi twarakuranye unzi neza dusangira ku isahani imwe turisha ikiko kimwe nkoresha amafuti yose ushaka nkayemera niwo nkoreye ibi ngibi tu Kate ati hangane nyine ati none siko byabaye urajya bigende gute ati nyine narebye nsanga abantu bari muri birthday yanjye bose mbona nta numwe wamara irungu rero nashaka kumara irungu kandi ngo na Claude wawe nyine nabonaga ari ibyo akeneye nawe rero nta kindi kintu ari kurenzaho nshuti zanjye bakobwa mwizera abakobwa bagenzi banyu nimushake mukure y'amaso niyo mpamvu nsigaye muri iyi minsi mbabwira ngo kujya mbane n'umukobwa cyangwa mbi inshuti n'umukobwa ngo tube inshuti magara shana abana n'urupfu bikagira inzira nta keza kanya ariko na keza kabagabo nta kindi kintu narengeje nambwiye nake byo mbonye ndabibonye ngagumana boro zawe inshuti narambwiye gumana boro zawe nagenda n'ikiniga cyinshi nahise mfata moto ndatangeze mu rugo mama mbonye arumirwa natashye ndikurira bimwe mbwira mama ngo numva nashukanye ngo na Kate nkaceceka none nageze mu rugo amarira ari yose mama kwihangana biramunanira asohoka araza nambaza mwana wanjye bigenze bite ubaye iki ndamuhora namubwira ni mama kwisi nta muntu numwe utahe mukuba ate se byagenze bite kandi ko ugiye kuzana umupira ndamwiyoranja mu nzu ndaryama mu gitondo Kate aza mu rugo ageze mu rugo asanga narembye ashaka kujya kunzanira imiti mama aramubwira ati yambwiye ngo nuramukunageza byonyine akakumva araremba kurushaho kuko meri nyine mu gitondo namusobanurira ibintu byose uko byagenze mera aramwinginga aramubwira ati mbabarira kujya ukomeze kumbabariza umwana wamujyanye mu bindi ndakwihanganira ko nimugezaho mubabaza kugera harira akarwara shayigendere kabisa ntago nyigushaka penda kwinginza Kate yanze kuva kwizima arataha aragenda araryama ariko mu mutwe bikimurimo yuko nyine yarampe mu cyagomba kunsaba imbabazi Claude abahamagaye mama nibwo bwa mbere nambwiye mama ko nakunze pesi nababeshya ahamagaye mama aramwitaba ati wambaruka manadi mama ati Nadia nuwiki ati ndamushaka ati Nadia ntawo hari ti yagiye siko mushaka ati nawo hari ariko genda kubwiye nago wumva abahamagaye Kate aramubwira ati Kate ko Nadia namubuze yagiye Kate ati ibintu twaraye dukoze nubwo twari twishinze ngo turabasinze ariko biradukora ati kuko Nadia yarembye burundu nta hagati yanjye nawe usibye nanjye nawe n'uwitwa ko yageze muri kiriya kirori baziranye bose yabazinutswe noneho nyine nawe yarakaye nashaka n'umuntu n'umwe wari wuhure Claude byamwanze mu ndaza mu rugo aje kunsaba imbabazi asanga niciye ku rubaraza yarazanye na Kate barapfukama barambwira tubabarire byabaye nta kundi byari kugenda mwanimva mbabwire kubabara nababaye Kate na Gre wambabaje nababajwe no nizeye ngo turakundana we nta kintu mbwiye kuko n'ubundi turi inshuti n'undi cyo twapfa cyose twakiyunga ariko aho bigeze nabahaze twara warambwiye nta rukundo ugira twara bajye bakumara irungunge byarangiriye hariya baragiye ngira ngo wenda umujama ubwo yakoze ayo mafuta akabona byakaze ntago ari bukora andi mafuti wenda ngarenzeho bamaze muri icyo cyumweru cyose yari yakodesheje bakimaze n'ubundi bari muri ibyo ngibyo byabo nyine bishimye nta kibazo banywa bakarya kumbe Claude uko yari yamaze kuverifia neza ko dadafite amafaranga kandi Claude akana amafaranga yari afite Claude yagombaga gukora ibishoboka byose agakundana na Kate kugira ajya mu marirungu none nawe amuha iki amusapotinge ku mafaranga nyine icyo cyumweru barakimarana Claude aragenda ya gym sinongeye kuyisubiramo nese mpindura gym n'uwambonaga ese kambe se ko gym utakiza mwabwa ni ntago njya muri gym narabiretse ariko mu kwezi muri uko kwezi dutandukana shumi naragendana nukanda rwara burundu noneho mama yagende bagenda kamwica kubera urukundo ko navuga ko ari bwa mbere nari nkunze bigezaho ngaho nyine kugera naho mu presenta mama akakumenya ibyo birarangira aciyemo nk'amezi 4-5 ndumva nge na Kate twakomeje kuba inshuti ariko naramaze kwiyakira ko n'ubundi we na Claude bakiri muri bya bindi ngiye kumva numva Kate arampamagaye mama byo habwa icyubahiro ubu reka nje mbabwira nubwo mbabwira ngo musenge mukabyanga wakugiriye nabi nta mahoro azagira mu buzima na bumwe bubaho na bumwe Kate amamagaye none se Kate noneho kumamagaye wari umaze igihe utamvugisha bimeze bite ati Nadia ati mbabaranda gushaka ti kandi umve ko ibintu mushakira ari ingenzi ati none ngiye gusara ati mbabarira ugiye gusara
byagenze bite nyine kutambwira ati mbabara ndakwinginze gwe ndagushaka fata moto ndagenda njye iwabo ngeze iwabo nsanga arimo ararira yari afite agatesiteri mu ntoki k'inda byagenze bite ngo dore ibyo Claude yankoreye ndamubwira ibyo yagukoreye arampemukiye aranaye wemeye kumwakira ubibona neza ibyo ankoreye none aguteye inda ninjye kubishinza none uragiye ngufasha iki ati mbabarira ndabukora iki ndamwajya kumurega none kutemerewe kubyara ku myaka 18 dufite urumva nujya kubyara biri bigende gute ati oya ati kubyara byo bapati ni yererere ati none papa yanyica ati n'ukuntu namwijeje yuko nubwo nkora uburara nzirinda nazigera nwita ati none yanyica ndamwana nyine sawa komereza aho ngaho icyo gihe nararakaye cyane nsohoka ndakaye nyine nago nababajwe nuko Claude ariwe wateye inda ahubwo nababajwe nuko inshuti yanjye impemukiye nayo bakaba bayihemukiye kandi tugahemukirwa n'umuntu naragiye njya mu rugo mbibwira mama arambwira ati humura mwana wanje ibyo byose ni ibyari kukubaho none Imana irabigusimbukije ibihaye mugenzi wawe tuza rero wicare hamwe wumve ko nta kibazo Keta babikojeje papa ati tugahiga yongegera batangiye kujya kurega kugira ngo Jama nyine afungwe ariko inda itagomba kuvuka n'indi igomba kuvamo Jama yafungwa atafungwa agombaga kuvamo Jama bimenye ko bari kumuhiga atorotse baramubura telefone akuraho ibintu byose abikuraho na adresse zose bari bamuziho n'abantu bose bari baziranye baramubura tujya kubaza mushiki wahandi kuri gym aratubwira ati njye ikintu nzi ni kimwe ati nuko nzi ko amafaranga yashakaga ku Kate yayamuhaye shakaga amafaranga yo kwishura business ye yarayamuhaye reka nagiye gushora business iwe ntago tuhazi tigusyo tuzicyo nuko ari cyo kintu yatubwiraga ati yabonye akana kakajiji gafite amafaranga kandi kamukunda kamwishimiye nyine ngo agakorera umuti nyine ngo nibyo ngibyo Paketi atoka ati ntakunde ati nyine ubwo yaducitse umwana w'umukobwa nshuti zanjye bavandana bagira inama itaragakecuru nubwo abagabo batubabaza tugiye kujya tubababaza story yaje kurangira Keta byaye wa mwana kuko nago gukora swap byari gukunda cyarangiye Keta byaye wa mwana koko wa Claude pe nta muntu utaramubonye mu bantu bamuzi ngo avuge ko ari wa Claude ariko inama nziza nabagira twirinde turinde na bagenzi bacu guhemukirwa ndetse no guhemuka reka tugushimire kuri story utugejejeho uyu munsi kandi reka dushimire nabo twabanye muri iki kiganiro kuva aho twagitangiriye kugeza ahangaha tugisoreje cyarimo isomo rikomeye cyane mu buzima ko nta keza ko guhemuka ngira ngo abafite imico nk'iyo ngiyo hari icyo ibyo ari byo byose ino nkuru yawe ibigishije reka tugushimire rero kandi dushimire nabo twabanye nimba ari ubwa mbere wisanze kuri no channel ukaba wakunze ibiganiro byacu kandi subscribe kandi uduhe n'igitekerezo muri comment murakoze cyane rero ibindi Imana iduhana umugisha ciao